Hano muri Afurika dufite ibiyaga byinshi bigiye bitandukanye, gusa ntago wamenya ikiyaga cyiza gikurura ba mukerarugendo benshi kubera ubwiza bwacyo. Uyu munsi twabateguriye ibihugu bitanu bifite ibiyaga bitatse ubwiza n'amahumbezi hano ku mugabane wacu. Njye mwumva ni Cedric Niyonshuti. Niba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tubane mu bigo byacu ko bukeye n'uko bwije. Bayi ikaze. Mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Kenya gifite ikiyaga cya Nakuru kizwi guhinduka iroza kubera amatsinda y'inyoni za flamingo. Isoko kamere iki kiyaga ni ikiyaga cya Naivasha gifite inyoni nyinshi zifite amabara y'ubwoko bwose. Kirimo ibiyaga bito n'ibirwa bikurura uruzinduko rwa mukerarugendo. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Tanzania gifite ikiyaga cya Manyara gihuriraho amayugi n'inkongoro, kandi kikaba gifite ikindi kiyaga kirekire muri Afurika gifite amahumbezi arangwa mu misozi n'amashyamba kirinda, bikurura amaso ba mukerarugendo nuko bakazindukira muri Tanzania. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Uganda gifite ikiyaga cya Bunyonyi kizwiho kugira ibirwa 29 bitatse neza, kikagira ikindi kiyaga kinini gihuriyeho n'ibindi bihugu cyitwa Victoria cyiza cyane. Bunyonyi niyo nkingi y'amahoro n'ubwiza bihuje muri kino gihugu cya Uganda. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikiyaga cya Malawi. Ikiyaga cya Malawi kizwiho kugira amazi acinyigiye cyane, gifite amoko menshi cyane y'ifi z'amabara ku isi. Ikidendezi cyiza cyane cyo kogamo no kwibira mu mazi, kikaba kiza ku mwanya wa kabiri mu bwiza muri Afurika yose. Ku mwanya wa mbere turasanga ikiyaga cyiza kiri mu bw'imisozi igihumbi, ikiyaga cya Kivu. Kibereye ijisho cyane, gikikijwe n'imisozi miremire n'ibirunga bikoresheje itangaje, kirangwa n'ibirwa byiza n'umusenyi wera utunganye. Icyo ni cyo kiyaga cya mbere cyiza muri Afurika. Reka mbashimire mwese twabonye muri cyo kiganiro. Njye mwumvaga ni Cedric Niyonshuti. Ntuve kuri channel yacu utakanze subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizakugereho kwa tanu uzahora ubutaha.